ishimwe. Dushimye Imana yo kubw'urukundo rwayo n'ineza yayo bitarondoreka, yabashije kuturinda ikaturinda iminsi 6 yose, kandi ikaba yaturinze mu gihe cy'ijoro ubwo twatangiraga isabato nimugoroba, tukaba tugeze muri iyi sabato muri iki gitondo tugihumeka umwuka bariho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero muri iki gitondo turacyari mu cyumweru cyo gusenga, turi gusoza uyu munsi. Bibaye ngombwa rero ko muri iki gitondo dufataniriza hamwe gukomeza n'amasengesho yacu, turebera hamwe icyigisho cya 6. Reka rero iyi gahunda itangire turirimba n'indirimbo ya 10 duhagaze. Duhurire ku mugezi dusanga abamarayika, amazi yawatunganye atemba imbere y'Imana. Nuko tujye ku mugezi duhurire n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana utemba imbere y'intebe. Ku nkombe y'uwo mugezi niho tuzatambagira, turamye Umwami w'iteka mu gihe kiza kidashira. Nuko tujye ku mugezi duhurire n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana utemba imbere y'intebe. Tuzagera ku mugezi duture imitwaro yacu, tuzakirishwa imbabazi, duhabwe umwambaro n'ikamba. Nuko tujye ku mugezi duhurire n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana utemba imbere y'intebe. Umugezi uri hafi, urugendo ruzashira, tuzishima mu mitima n'indirimbo z'umunezero. Nuko tujye ku mugezi duhurire n'abera ku mugezi, ku mugezi utunganye w'Imana utemba imbere y'intebe.
sashimi. Isomo turaribona mu rwa kabiri rwo ku Ngoma igice cya 6 umurongo wa 18 aravuga ngo ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru isumba yandi ntirikwirwamo. Ntanswe iyi nzu nubatse. Reka dusenge. Data wera, Mana yacu kiramuka waremye ijuru n'isi, turagushimiye tuguhimbaza muri iki gitondo cy'uyu munsi wera. Muri aya masaha turagushimiye ko ubashe kudukangura amahoro kandi kugira ngo tubashe kugaragaza ishimwe ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi mu masaha yera kandi turi mu munsi turi busozeho icyumweru cyo gusenga, aho twigiye byinshi byo kudukomeza bikomeza imiryango yacu. Twabonye ko imiryango yose yo mu ijuru no mu isi yitirirwa izina ryawe, nuko turaguhimbaje kubw'iyo neza watugiriye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero dufashe no muri iki cyigisho cya 6 tugiye kurebera hamwe. Umwuka wera akingura imitima yacu, kandi kugira ngo ari abana ari n'abakuze bose bakugireho umugisha, cyane by'umwihariko ko twabonye ko nta mwana, nta mugabo, nta mugore, ahubwo ko buri wese ubasha kumureba uko ari kandi kutabasha kurobanura ku butoni. Ngaho rero buri wese uri aha ngaha n'abaduteze amatwi bose babashe kuzurwamo imbaraga yawe Mwuka wera, kugira ngo ubashe guhindura imitima yabo, kandi cyane cyane kugira ngo tuguteshe amareka batacumuye. Iki cyigisho kibashe kuduhindura, tubise mu izina rya Yesu, amen. Sashimi batukanye iki gitondo basaba kurara kugira ngo basubire mu Imana natwe kugira amatsiko mfite ibyishimo byo kuzabona umwami Yesu agarutse muri iyi si mbi, isi ishaje. Nimureke twitegure tuzajyane. Mfite amatsiko mfite ibyishimo byo kuzabona umwami Yesu agarutse kuri iyi si mbi, isi ishaje. Nimureke twitegure tuzajyane. Mbega umunezero utangaje nzagirira, aho heza nshuti nzatambagizwa. Yerusalemu mvugo kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye. Mbega umunezero utangaje nzagirira, aho heza nshuti nzatambagizwa. Yerusalemu mvugo kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye. Aho heza mumbwira nshuti, hahora amahoro gusa, hahora umunezero kuko hahora umuremyi waho. Aho heza
ahoheza nshuti nzatambagizwa Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye mbega umunezero utangaje nzagirira ahoheza nshuti nzatambagizwa Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye ahoheza mwami nshaka kugerayo ngataha iyi si n'ibibazo byayo nkigerera iyo heza cyane maze nkaririmba haleluya ahoheza mwami nshaka kugerayo ngataha iyi si n'ibibazo byayo nkigerera iyo heza cyane maze nkaririmba haleluya mbega umunezero utangaje nzagirira ahoheza nshuti nzatambagizwa Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye mbega umunezero utangaje nzagirira ahoheza nshuti nzatambagizwa Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye mbega umunezero utangaje nzagirira ahoheza nshuti nzatambagizwa Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye Yerusalemu mvuga kw'Imana ari nziza ikora ibikomeye amen. Barakoze abaririmbyi abategereje kuza kwa Yesu. Reka rero mu by'ukuri niyo ndirimbo turusheho kwiyegurira Imana tuzabashe gutambagizwa Yerusalemu ikomeye nziza tuvuga ko Imana ikora ibikomeye. Yesu ashimwe. Muri uyu munsi rero muri iki gitondo mu munsi wera tugiye kuganira ku cyigisho cya gatandatu muri iki cyumweru cyo gusenga. Bavuga ngo kugira ngo Kristo ature mu mitima yanyu kubwo kwizera. Byanditswe na H. Arvelaneda Abefeso 3:17. Niyo ngingo tugeze. Kugira ngo Yesu ature hehe? Kugira ngo Kristo ature mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kristo atura mu mitima te kubwo kugira gute? Kubwo kwizera. Iki ni icyifuzo gikomeye cyane. Ejo twabonye kugira ngo umwuka wera akorere hehe? Muri twe. Tubeshwaho n'imbaraga z'umwuka we. N'ubuntu bwe. Ni ukuvuga ngo tubeshwaho n'imbaraga z'umwuka we. Turi kumwe? Ejo bundi twari twabonye tubeshwaho n'ubuntu bwe. Sibyo? Umuryango ku isi, umuryango mu ijuru. Data wa twese w'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Ibyo byose rero byose biravuga ku muryango kugira ngo Kristo ature hehe? Ature
imitima yacu kubwo kugira gute? Kubwo kwizera dukwiriye gutuza Kristo mu mitima yacu. Nshuti bavandimwe n'abashiki bacu bari hirya no hino ku isi, ni umunezero mwinshi kuri njye gusangira namwe ubu butumwa buva mu ijambo ry'Imana muri iki cyumweru cyo gusenga. Nsenga nsaba ko Uwiteka yakomeje imitima yanyu mu mpera z'uyu mwaka wa 2021, umwaka wazanye igitangaza cy'ibyabayeho byerekana ko kuza kwa Kristo kugiye kubaho vuba. Ndasenga ngo tubikore twiyegurira Imana dupfukamye imbere y'igicaniro cya Yehova. Ndasenga ngo tubikore twegurira Imana tumeze nka Salomo wasenze apfukamye imbere y'igicaniro cya Yehova, ari imbere y'ikoraniro ryose, amaboko yatunze mu ijuru, abwira Uwiteka amubaza ati, ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturi kwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Rwa kabiri rwo ku Ngoma 6:18. Nawe ukwiriye kumva, ese koko Imana izatura muri njye? Ntabwo yabivuze ashidikanya, ahubwo yumvaga bimushimishije, afite amatsiko. Nk'uko umuntu aba afite umushyitsi, ese koko turasurwa n'umushyitsi? Urumva afite amatsiko, birumvikana. None niba Kristo akwiriye gutura mu mitima yawe, ese koko Kristo akwiriye gutura muri twe? Ukwiriye kubyumva nk'igitangaza gikomeye, sibyo yemwe? Ukwiriye kubyumva nk'igitangaza gikomeye. Ndagira ngo tugendane muri Yoweri, haravuga ngo abana bato, impinja bose bakwiriye gukora iteraniro ryera ryo kwiriza ubusa, bagatekereza ku mpamvu yatuma babura ijuru. Tekereza umubyeyi abonye ijuru, umwana akabura ijuru, byagenda bite? Umwana yabuye, byaba ari akaga. Umwana ugiye kurimbuka, ntabwo abana bazabura kurimbuka, hariho abana benshi bazarimbuka. None ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire iteraniro ryera, muteranye abato, abakuze, n'abaraye bashyingiranywe, be kuvuga ngo twashyingiranywe, reka da, ngo n'abonsa n'abagize gute bakora iteraniro ryera. None Salomo aravuga ati, koko Imana izaturana n'abantu? None se niba ijuru Imana itabasha ikwirwamo, ariko ntabwo ijuru mu by'ukuri ryayinanira kuyikora, none aka kazu gato nubatse niko Imana izakwirwamo? Yari inzu nini cyane ya etaje, inzu ifite ibyumba byinshi, ariko noneho urebe akanyama k'umuntu kitwa umutima. Imana ize, reka tureke uwo mutima kuko ni inyama. Imana yaza igatura muri aka gatwe kangana gutya, kure kubyibazamo. Ni kubwo kwizera. Yesu ashimwe. Ni kubwo kugira gute? Mani magambo, imico y'Imana niyo ikwiriye kuba kopi y'imico yacu, ariko kubwo kugira gute? Kwizera. Yesu ashimwe. Inkuru yo muri Bibiliya mu rwa kabiri rwo ku Ngoma, igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 3, ivuga ko mu gusubiza Salomo icyo kibazo, icyubahiro cy'Imana no kuhaganza kwayo byagaragaye kandi byuzura iyo nyubako yose. Yesu ashimwe. Murabyumva neza? Ariko tekereza wicaye aha ngaho ugatungurwa n'umucyo mwinshi cyane, waba umeze ute? Ko suko umucyo utatutungurira, ijambo ry'Imana ni umucyo, birumvikana. Ni umucyo udutunguye n'ubwiza bwayo. Uwo mucyo udutunguye, ubwo bwiza bwayo nibyo bikwiriye kuba hehe muri twe. Tugendane mukurikire, tagira umuntu ubura imigisha. Turumvikana? Hano rero Abisirayeli bose babonye ko umuriro wamanutse, icyubahiro cy'Uwiteka kikaza kuri iyo nzu, barunama bubika amaso yabo barasenga kandi bashima Uwiteka. Yesu ashimwe. Babonye umuriro, umuyaga, ibintu biteye ubwoba bije kuri iyo nzu, baravuga bati icyubahiro cy'Imana kirahari koko. Babonaga ibigaragara, ariko wowe kuki utabona icyubahiro cy'Imana mu bitangaza Imana igenda gukorera? Kuki tutabona icyubahiro cyayo? Nawe ukwiye kwibaza. Yesu aravuga ati, nyamara
nzatura muri mwebwe. Pawulo ati kugira ngo Kristo ature mu mitima yanyu kubwo kwizera. Asenga Imana, birumvikana, asabira abantu b'Imana. Kristo akwiriye gutura hehe? Mu mitima. Umutima wawe muri uyu munsi w'ugusozi, uyu munsi we kuba uw'umuvumo ahubwo uw'imigisha nk'uko kuri. Umunsi wiyongera ku kuba umunsi w'isabato ari umugisha. Uyu munsi urihariye, ni umunsi w'imigisha yo gutekereza ku kuntu twakabaye tugira umuryango muzima, kandi uwo muryango uzabaho by'iteka ryose, ahazahoraho iteka ryose. Yesu ashimwe. Imbaraga nk'iyi yaje kwigaragaza kwari ugucyaha ubwibone bwa Isirayeli. Yesu ashimwe. Kuko Imana yakomeje amasezerano yayo mu rusengero no hejuru y'isanduku y'isezerano. Ariko ibyanditswe bivuga ko mu rusengero rwa kabiri umwami yari kurwiyirizamo umwami yari kuruzamo imbonankubone, akaza kwigisha, gukora ibitangaza no kwamamaza ubutumwa bwiza. Icyo gihe Kristo ntabwo yinjiye mu rusengero gusa, ahubwo yinjiye mu mazu atandukanye aho yari yakiriwe neza. Kandi kuva muri icyo gihe nta kintu na kimwe kigeze kumera nk'ibya mbere, kuko ibintu byose byarahindutse bivuguruza ibyabayeho ataraza. Byari byavuzwe ko inzu ya Salomo yari yubatswe yari nziza cyane, urwo rusengero, ariko rumaze gusenywa nyuma haza guhanurwa ko urwari kubakwa bwa kabiri ngo rwari kuba rwiza cyane, birumvikana rukarusha ubwiza urwa mbere. Ariko barebye imiterere y'uko urwa mbere rwari rumeze, ngo abasaza bari bazi urwa mbere babonye urwa kabiri rwubatswe nyuma y'uko bava mu bunyagi i Babuloni, baravuga bati inzu ntabwo ari nziza nk'uko yavuzwe. Ariko icyavugwaga ni nuko umwami w'ubugingo ari we wari ku rugero rwiza, Kristo yari kuza muri urwo rusengero, birumvikana yemwe. Ariko hano hatubwiye ngo ntabwo yagiye kwigishiriza mu rusengero gusa, ahubwo yagiye no mu baturanyi asura imiryango myinshi. Bivuga ngo Kristo ntabwo yari kuza muri urwo rusengero nk'urwo ngurwo, ahubwo yari kujya mu mitima y'iki? Mitima y'abantu. Yesu ashimwe. Urusengero rwa kabiri ruvugwa ni umutima w'umuntu wundi. Turi kumwe? Umutima w'umuntu Kristo iyo awutuyemo urusha ubwiza urusengero rwubatswe na Salomo, urusha ubwiza iyo etaje y'akataraboneka yari ibaye bwa mbere ibayeho ku isi. Inzu y'inyubako ihenze, inzu y'inyubako yari itatswe na zahabu. Izuba ryamurikaga rivuye ku musozi wa Elayono rigakubita kuri iyo zahabu, maze izahabu ikarabagirana. Niyo mpamvu abigishwa babwiye Yesu bati urabona iriya nyubako mwami, urabibona neza? Yesu aravuga ati ntawe rizasigara rigeretse ku kintu. Iyi nyubako itangaje, inyubako yatangazaga cyane n'intumwa. Turi kumwe? Birumvikana? Noneho mutekereje iyo nyubako, ngo kubera iyo zahabu yabaga itatse aho ngaho kuri urwo rusengero, bacanaga amatara, reka amatabaza yabo hanze, bagacana ibimuri byaka bigakubita kuri ya nyubako igahita itanga amashanyarazi, urumuri hirya no hino mu mujyi. Igihe nta mashanyarazi yabagaho, murumva igitangaza cyari gihari. Ni gute noneho umutima ubawemo na Yesu uri mu izahabu ariyo rukundo, urwo rukundo ruzabasha gusakara hirya no hino. Turi kumwe? Bizabigereranya iki? Urukundo. Iyo abantu bafite urwango mu mitima yabo, iyo abantu batumvikana, iyo abantu bagira ishyari, iyo abantu badashaka, nimugoroba twabonye ko bafite umwuka w'Imana batagira bate? Badahatwa. Turi kumwe? Ikintu kizakwereka ko ubuze umwuka w'Imana ukuriye no kubisengera nuko uzaba ugihatwa mu buzima. Turumvikana? Ubu ukwiriye gusengera umwuka w'Imana kugira ngo Imana igufashe, kandi bizava mu bushake bwawe. Yesu ashimwe. Kristo rero natura muri twe hazabaho izahabu ariyo rukundo. Iyo zahabu imurike hirya no hino, kandi Yesu ashaka ko uyu munsi atura muri twebwe. Twifashishije urugero dushobora gutondeka bimwe mu bintu by'ibitangaza byaranze ubuzima bwe ku isi. Ninde? Yesu. Igihe yinjiraga mu rugo rwa Zakayo agakiza
agakiza kavuzwe kuri we n'umuryango we. Icyo si igitangaza? Si igitangaza yemwe? Icyo ni icya mbere. Uvuga ngo rero niyinjira mu rugo rwawe, niyinjira mu mutima wawe, agakiza karavugwa kuri wowe n'umuryango wawe. Cya kabiri, habayeho ubuzima mu rugo rwa Yayiro igihe umukobwa we yagarurwagamo ubuzima. Si ukuzuka se? Icyo si igitangaza? Umvuze none uko mbwira ikintu Yesu atagukorera. Ikindi, kandi ikintu kimwe cyabaye igihe Yesu yari mu rugo rwa Marita na Mariya nyuma y'izuka rya musaza wabo Lazaro, byazanye umunezero n'ihumure mu muryango we n'inshuti ze. Icyo si igitangaza? Icyo si igitangaza yemwe? Mwumva ikindi, izi ngero zoroheje tuvuze biki, sibyo? Zerekana ko aho Kristo atuye hose hazaba agakiza, ubuzima busubizwamo intege no guhinduka. Yesu ashimwe. Urashaka kugira ubuzima bwiza? ubuzima icyo bita ubuzima, aho Kristo atuye abantu bagira ubuzima bwiza. Bisobanuye iki? Bagira kwirinda. Turi kumwe kuko turi mu isi yangiritse. Aho Kristo atuye ntabwo barya ibyo babonye, barya ibitera amagara mazima. Birumvikana? Bakirinda ibyangiza, iby'Imana itemera. Birumvikana? Ibintu byica umubiri bakabireka. Aho niho Kristo agize ati noneho bikabazanira iki? Ubuzima bwiza. Bamenye uko barya, turi kumwe, bakamenya uko banywa. Ikindi, Kristo aho atuye akiza indwara. Birumvikana? Kristo aho atuye azana agakiza, imitima igakira, igahinduka, hakaba umunezero, hakaba amahoro. Birumvikana? Habaho guhinduka, habaho gusubizwamo intege. Wari ufite ikibazo, abantu bakasubizwamo intege. Wari umunyabyaha, wari mu ruharwa, uwo mwana wajyaga aceceka akamera nk'ikidufu cya 100 agatangira kumwenyura, akavuga, agatangira kuba wazi, akavuga ati ibinshimisha ni ibi, bimbabaza ni ibi, akabigaragaza kugira ngo abone uko akira. Ariko hatari Kristo habaho ishyari, habaho guceceka udafite icyo ucecekanya, aho gucecekanye ibintu bibi mu mutima wawe. Guceceka kuvuga mu ijambo ry'Imana dukwiriye guceceka ni igihe tugeze imbere y'ibyaha. Aho kugira ngo tuvuge ibyaha tuba dukwiriye guceceka, sibyo? Kugira ngo tugende tuba abanyabyaha bavuga ibyaha by'amanjwe, guceceka kwa rutizabuze. Ariko niba hari ikintu kigomba kubaho, umuntu w'Imana akwiriye kuba umuntu uvuga iby'agakiza, uvuga iby'amahoro, uvuga iby'urukundo. Turi kumwe? Murumva yemwe? Utagera hirya agacinya abantu ibipfunsi. Ubu ntabwo ari umuntu w'Imana, nta n'ubugingo ateze, keretse ko yakwihana. Turumvikana? Turumvikana yemwe? Murumva aho Kristo atuye? Aya magambo nayatinzeho, tureke gusoma nk'abasoma ikinyamakuru. Kristo aho atuye haba ubuzima bwiza. Murabyumva? Vuga ngo twabonye ko ngo babyeyi mwigisha abana banyu kugira isuku. None se Kristo utuye mu bana ntibibwiriza bagakora isuku, sibyo? Kristo utuye mu bana hari ubwo bagira umwiryane? Oya. Kristo utuye muri umwe akaba niyo umwe akoshereje undi, umwe urimo Kristo aravuga ati ndakubabariye nubwo utansabye imbabazi. Ariko badafite Kristo, buretse ndakwereka, nawe buretse ndakwereka, buretse shani, buretse nzakwishyura. Nuko abana badafite Kristo bamera. Urukundo? Nta nubwo abana badafite Kristo ntibatuma n'ababyeyi babo babona ijuru. Mwumve noneho ibibabaje. Murabyumva? Nta mubyeyi wabona ijuru abana badafite Kristo muri bo. Kubera iki? Gusa birashoboka ko yaribona. Niba umubyeyi yaravuze agatanga ingero nyinshi, agahana agatesha bikananirana, icyo gihe nta kindi nyine umwana yabaye wa Satani. Kuko Kayini yari yarigishwe cyane. Ariko mu gihe umwana adafite Kristo, umubyeyi nawe agacika intege, akavuga ati nimumureke azakura, azahinduka. Wa mubyeyi azagira ati
azabona ijuru, azarimbuka nubwo ahora avuga ijambo ry'Imana buri munsi. Rero mwitonde mw'abantu, mwitonde muri iki gihe. Turi mu gihe cya nyuma, igihe cy'amasaha ya nyuma, igihe cy'amahenuka y'isi. Turi kumwe, aho umuntu wese akwiriye kugira Kristo mu mutima. Benshi bazi ko kugira Kristo ari ukuba umuririmbyi. Abantu b'Imana, njyewe mfite Kristo, ndaririmba, nzi guhanga, ndi umuhanzi, nzi guhanga indirimbo. Kristo ntabwo atuye mu mutima wawe niba ubivuga gutyo. Kuko indirimbo n'umusinzi n'umunywi w'inzoga n'umunywi w'itabi yafata Bibiliya agahanga. Ibyo ni impano isanzwe. Ariko hari impano zikoreshwa zidashorewe n'Umwuka Wera. Turi kumwe. Ikindi, njyewe ntanga icya 10 n'amaturo, ubwo mfite Kristo muri byo. Oya, ntabwo ibyo ari byo kugira Kristo. Gusa ibyo ni iby'ingenzi. Yesu yarabivuze ati, ibyo mwakabaye mubikora, ariko ntimwirengagize bya bindi ari byo kugira neza. N'iki? N'imbabazi. Ufite imbabazi muri wowe, ufite kugira neza muri wowe. Uriya mwana utangiye gusinzira, yica rwose. Ufite kugira neza muri wowe. Turi kumwe. Ufite kugira neza muri wowe, ufite imbabazi muri wowe. Turavuga ibyo kugira Kristo, turumvikana. Nshuti bavandimwe, reka dusubire ku nyandiko y'ibanze aho ivuga ko Kristo ashaka gutura mu mitima yacu. Mu isengesho ryayo, intumwa isaba ibintu 4 byihariye mu cyimbo cy'abizera bo muri Efeso. We yarasenze ati, kugira ngo Kristo ature mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ibyo byumvikanisha ikiraje ishinga umwami. Bisobanura kandi ko hari isano yo gusabana, gushyikirana, kumenyana hamwe no gusohozwa k'ubushake bw'Imana mu buzima bw'abantu bayo. Niyo mpamvu intumwa yashoboraga kuvuga mu Bagalatiya 2:20 iti, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Yesu ashimwe. Turi kumwe. Nyamara sinjye ugize ute? Sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho hehe? Uriho muri njye. Hano rero intumwa yarasenze ngo kugira ngo Kristo ature mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ibyo byumvikanisha ikiraje ishinga umwami. Umwami wacu ashaka gutura hehe? Ntabwo ari icyifuzo cyacu. Yesu ashaka gutura muri twe. Ariko mwibwira ko kurimbuka ari byiza? Muratekereza ko ari byiza? Muratekereza erega kurimbuka kuri bugufi, kurimbuka kugiye kubaho. Nihatabaho kwihana uyu munsi, mumenye ko kurimbuka kuri bugufi. Kandi abantu benshi babigize ibintu by'ibikino, ariko kurimbuka kuri bugufi. Abazabata ntabwo uzakizwa n'icyo uri cyo, no, ahubwo uzakizwa nuko Kristo ari muri wowe. Birumvikana? Sinzi ikintu abantu barimo, njye ntabwo mbyumva. Ijambo ry'Imana rivuga ko Eli abahungu be babaye ibigoryi. Murabyumva neza? Abahungu be babaye iki? Abahungu be babaye ibigoryi, bakajya bakora ibyangwa n'Uwiteka. Bagombaga kumusimbura bakaba abatambyi. Nuko bahaye uwo murimo, bakajya bakora ibintu bagasambana, bakagira gute, abantu bageze aho barabinuba, bagafata abagore ku ngufu, bagakora ibyaha byinshi cyane. Maze kuko Eli yari umusaza, abaturage bakaza bati, umutambyi mukuru niwe wari umuyobozi, yari nk'umwami. Birumvikana? Nyabuneka Eli, nyakubahwa muyobozi, dore abana bawe, dore ibyo badukorera. Bana banjye, ibyo bavuga no kuri oya muzehe rwose barakubeshya musaza, barakubeshya rwose. Oya bana banjye rwose ntimukabikore, niba mutabikora nta kibazo, Imana ibaha umugisha. No, yagombaga gukurikirana, agakurikirana ikosa. Mwumva impamvu umubyeyi aba ashaka gukurikirana. Wowe ukavuga ngo barakugenda.
wowe waba uri umwana ukavuga ngo barakugendaho, bakugendaho bate? Ko bashaka kugukiza, bari kubona urwobo ruri imbere yawe, barashaka kugukiza wa mwana. Abakobwa benshi barananiranye muri iki gihe, abahungu benshi barananiranye muri iki gihe. None ukibaza uti kuki abana bo mu bapasiteri, kuki abana bo mu bakuru b'itorero, kuki abana b'abantu b'Imana ari bo bananirana? Ni ukubera iki? Kubera ko Satani nawe ntabwo agize ati ntabwo ashaka ko abo bantu bazabona ijuru, ntabwo ashaka ko n'abo bapasiteri bazabona ijuru, ntabwo ashaka ko n'abo bakuru b'amatorero bazabona ijuru, kubera ko bamuserereza buri gihe, bamwandagaza buri gihe mu bibwirizwa byabo, bakiza abandi ariko imiryango yabo ikarimbuka. Wowe ukwiriye kwibaza aho uri umwana wicaye, ukavuga uti niki nakora kugira ngo nkize ubugingo bwanjye? Ureka kuvuga ngo niki nakora kugira ngo nezeze papa, niki nakora kugira ngo nezeze mama, ahubwo niki nakora ngo nkize ubugingo bwanjye? Nuko Kristo akwiriye gutura muri njyewe. Turi kumwe? Kera habagaho n'ibihano byinshi, ariko sinzi impamvu muri iki gihe ibihano bitakibaho. Umwana wananiraga, ababyeyi bamwimaga ibyo kurya bakamusezera, kugeza igihe we ubwo avuze ati Mana mbabarira n'ababyeyi bambabarire kubera ko naracumuye. Ariko iki gihe isi yazanye icyo yitwa ngo uburenganzira bw'umwana ni ukumvira gusa, nta kindi. Nibwo burenganzira afite. Iyo yumviye ibintu bigenda neza, iyo atumviye uburenganzira bwe burapfa, nta burenganzira bafite, kuko inshingano z'umwana ni ukumvira. Birumvikana? Umushyitsi cyangwa umunyamuryango, Kristo akwiriye kuba umushyitsi muri twe? Yego. Cyangwa akwiriye kuba umunyamuryango muri twe? Kristo akwiriye kuba umushyitsi? No. Kristo ntakwiriye kuba umushyitsi muri twe, ahubwo akwiriye kuba umunyamuryango muri twe. Mu bihe byose, cyane cyane muri iki gihe, Kristo ntabwo yaje mu ruzinduko rw'igihe kigufi. Yavuze icyamuzanye muri Yohana 15:4 ati mugume muri njye nanjye ngume hehe, nanjye mbe muri mwe. Kristo rero ntabwo akwiriye kuba umushyitsi muri twe, ahubwo akwiriye kuba umunyamuryango muri twe. Birumvikana yemwe? None kuki dushaka kugira Kristo nk'umushyitsi? Kristo akaboneka ku isabato gusa? Kristo akaboneka igihe twumva dukeneye gusoma ijambo ry'Imana, twamara kurisoma twagera hanze tugatukana, twagera hanze tugakora ibyo dushaka, mu kanya tumaze gusenga, mu kanya ati Yesu ngwino ubane natwe, umubyeyi akakubwira wapi, ugahita aho ugipfukamuka, aho wari upfukamye ugatangira gushondana na mugenzi wawe. Ubwo Kristo ari hehe? Nimumbwire, Kristo aba ari hehe? Aba yabaye iki? Nk'umushyitsi ntabwo aba atuye muri wowe. Kristo akwiriye gutura muri wowe. Hakwiriye kubaho kwitonda cyane. Turi kumwe? Hakabaho gutuza Kristo mu bugingo bwawe. Kristo akaba cyagiye bakubwira ngo nyaboneka murangwe n'isuku. Mu kanya ya magambo yashira, noneho abantu bamaze gusezeranaho yasuka ikabura. Ubwo Kristo aba ari hehe? Kristo aba ari hehe? Bakarinda kujya gupfurura ibyo wahishe. Kristo aba ari hehe? Kristo aba ari umushyitsi muri wowe, ntabwo aba ari muri wowe. Yaje kubana natwe burundu binyuze mu Mwuka Wera uri muri twe. Twaraye twize icyigisho kivuga Umwuka Wera. Kandi muri Yohana 15:5 yaravuze ati ndi umuzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo yera imbuto nyinshi, kuko ntacyo mushobora gukora mutamfite. Turi kumwe? Kristo ni umuzabibu, natwe turi iki? Turi amashami. Ese ishami iyo rifashe ku giti rinywa amazi aturutse, rivoma amazi aturutse, rivoma amazi aturutse muri cya giti. Ibitunga igiti bitunga n'ishami. Yesu ashimwe. Ukwiriye kwakira Kristo muri wowe, kuko nibyo bizaguha gutsinda urugamba ruri imbere yawe. Nibyo, niba utsinda muri ubu buzima uzatsinda n'urugamba. Ariko wibwira ko uzatsinda urugamba ruri imbere yacu, uzatsinda igihe cy'ibyago n'amakuba, uzatsinda akarengane kari imbere yacu udafite Kristo muri wowe. Kristo yarabaye umushyitsi muri wowe? Ntabwo bishoboka.
ntabwo bishoboka. Iyo umutima wejejwemo icyaha, Kristo ashyirwa ku ntebe y'ubwami ahari haganje irari no gukunda iby'isi. Imbuto za Kristo zigaragara mu kwerekana uwo uri we. Birumvikana? Kwerekana uwo ugize ute? Nunyereka ko uri umupagani, ntabwo uzaba ufite Kristo muri we. Nutukana, ntabwo uzaba ufite Kristo muri we. Umuntu agahangara kuvuga ngo njyewe nagutuka. Nyine wamaze kumutuka. Birumvikana? Nta Kristo ufite muri wowe. Ndagira ngo muri iki gitondo wambwire Kristo niba ufite umutima nk'uwo. Birumvikana? Njyewe ntabwo njya nemera, njyewe nanga abantu, wanga abantu nyine. Mwese urumva harimo urukundo. Nta muntu w'Imana ukwiriye kuvuga ngo njye nanga abantu, wanga abantu. Wanga abantu nyine. Kuki wanga abantu? Wowe wangwa n'iki? Uwo Satani wicaye muri wowe akwiriye kuvamo, hakazamo Kristo. Turi kumwe. Uko umukristo arihangana. Umwana ageze mu rugo, baramubwiye bati rero ibiryo ntibirashya. Mwasigaye mukora iki? Mwe mumeze gute? Ugasanga mbega umwana w'umukristo. Ese uwo ni umukristo? Ni umwana w'umushitani, ntabwo ari umukristo. Tujye tubivuga twebwe. Ku izina yitwa umukristo, ariko mw'imbere ni umushitani, kuko ibiri mw'imbere birimo birasohoka hanze. Birumvikana yemwe? Umwana utihangana, umwana babwira bati jya kuvoma, akavuga ngo mubanze mu ibyo kurya mbone kujya kuvoma. Ari bakamubwira, bakamwereka ingingo, uraza kurya uvuyeyo. Niyo wajya kuvoma urakaye, ufite Satani muri wowe, ntabwo ufite Kristo. Turi kumwe? Niyo mpamvu abana azarimbuka. Turi kumwe? Azagira ate? Azarimbuka kuko atigeze acyaha abana be, ngo yagombaga gufata n'ibihano bikarishye akabibashyiraho. Ariko se buriya papa ibintu abavuga nibi, papa buri gihe ahora atubwira, arababwira nyine. Turi kumwe? Niko abana bateye, bakinubira ibyo ababyeyi bababwira, ariko abana bakwiriye kugira Kristo muri bo. Birumvikana? Navuze ku bana cyane kuko ababyeyi byo ntibigoye, ariko abana badafite Kristo bateza ikibazo kirenze urugero, batuma n'ababyeyi barimbuka nk'uko Eli azarimbuka kandi yari umutambyi w'Uwiteka. Birumvikana? Turi kumwe? Iyo umutima wejejwe mu icyaha, Kristo ashyirwa ku ntebe y'ubwami ahari haganje irari ryo gukunda iby'isi. Imbuto za Kristo zigaragarira mu kwerekana uwo uri we. Kwezwa ni umurimo ukorera mu bugingo. Kwihangira gukiranuka ni ugukumira ibyo kwezwa. Haba hakenewe kwambika umuntu mushya, maze Kristo akakwemerera mu gukiranuka kwe no kwera nyako. Urwibutso no kuza Nzeri 11 mu 1900. Kwihangira kugira gute? Gukiranuka. Uzi kwihangira gukiranuka icyo bivuga? Umugabo n'umugore barimo baratongana mu rugo, hanyuma rero bumvise umuntu, muraho yemwe, muraho umugore wanjye umwakira umushyitsi. Uko ni ukwihangira gukiranuka. Kuki mushatse kwigira beza kandi mwari muri babi? Ni ukwihangira kugira gute? Niko kwihangira gukiranuka. Urashaka kwerekana ko uri mwiza kandi muri wowe urisigara ibyamwe. Birumvikana yemwe? Ijambo kwimikwa, Kristo akwiriye kwimikwa umutima. Kwimikwa risobanura ko Kristo atari uboneka rimwe na rimwe, yibera mu mutima w'umukristo buri gihe kugira ngo isoko y'imbaraga ihoreho idudubiza kandi itunganya ubugingo. Turi kumwe? Yarasezeranije ati, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari. Mwumva aya magambo meza. Turi kumwe? Tuzaza aho ari tugumane nawe. Yohana 15:23. Watinya iki? Ufite Kristo n'Imana Data n'Umwuka Wera muri wowe,
watinya iki? Watinya iki? Watinya iki? None se uko udafite Kristo, ntugire na data, ntugire n'umwuka wera, ubwo watinyuka iki ahubwo? Kuri uwo gupfa isaha n'umunota uri uwo kurimbuka, uri uwo gupfa ntacyo kukurengera gira ufite, ukwiye kwakira Kristo muri wowe. Birumvikana yemwe? Tuzamwegera maze tumuhindure uwacu, tugumane nawe. Urumva ngo mbega ukuntu ari byiza amagambo agira ati tuzamwegera. Uwo ni Yesu, sibyo? Tumuhindure uwacu, tugumane nawe, ntabwo tuzahanyura ngo tumusure. Oya, bivuga kubana n'umuntu no kuba mu rugo rwe. Yesu ashimwe. Murabyumva neza? Bivuga kubana n'umuntu no kuba mu rugo rwe. Kristo arashaka kubana n'umuntu kandi akaba mu rugo rwe. Turi kumwe? Abazanamba niyo ngingo tugeze. Abazagira bate? Abazanamba. Kunamba ni ukugira gute? Ni ukuvuga ngo sinzamurekura. Turi kumwe? Wowe urashaka kurekura Kristo ukajya he? Ese niba utamufite urashaka kujya he? Shaka kumufata hakiri kare. Kuko ushobora kuvuga ngo abazanamba arashaka kunamba kandi ntanamufite. Senya urufatiro ufite rwo kwihangira gukiranuka, rw'uko wavukiye mu rugo rwa Gikristo, ukabigira hari urwitwazo rwo ufite Kristo kandi ntawe ufite, rw'uko papa na mama bagufasha bakagusabira naho utari, wawe wagiye no ku ishuri bakavuga bati bana Mana ufasha abana dore bagiye, wowe ukavuga uti ndarinzwe. Ariko niba Kristo atari muri wowe ntabwo urinzwe. Imana ibasha kukurinda kubera ko ababyeyi bagusabiye, ariko wowe utekereza iki? Utekereza iki? Abazanamba. Nk'uko umukristo yubaha umuhango wo kubatizwa, agomba no kubaha imbaraga eshatu zikomeye mu isanzure, arizo Data, Umwana n'Umwuka we. Birumvikana yemwe? Iyo umuntu agiye kubatizwa bakavuga bati ariko uyu muntu ntaragera igihe, agenda yishimye. Ati ntabwo twemeye kubatizwa, agenda yishimye. None se niba kubatizwa ari ukudubikwa mu mazi, wakubashye noneho ikintu gikomeye cyo kugira kubatizwa n'Umwuka. Kristo agatura muri wowe, Data agatura muri wowe, Umwana, Umwuka wera agatura muri wowe. Wakubashye ibyo bintu. Ibyo uvuga Imana irabyemera, ibyo ukora Imana irabyemera. Abazanamba ni bantu bafite Kristo, bafite Data, bafite n'Umwuka wera. Turi kumwe? Agakenera umukristo, agakenera icyemezo cyabo ku bikorwa bye. Umukristo akwiriye gukenera ko Data n'Umwana n'Umwuka wera bemeza ibyo akora. Turi kumwe? Ese kugiye gukopera uri umunyeshuri, ndavuga ku bana, sibyo? Kugiye gukopera uri umunyeshuri, Data agiye gutekaho kashe. Kugiye kunyereza umutungo uri umukozi, Data agiye guteraho kashe. Yesu agiye guteraho kashe. Nibyo. Kuri gutukana, Yesu agiye guteraho kashe. Rega ibyo twasoma byose ni ibyo ngibyo, sibyo? Urimo uratukana, Yesu agiye guteraho kashe, Data agiye guteraho kashe, Umwuka wera agiye guteraho kashe, abamarayika bagiye kubyishimira. Ko wambaye poketi, Yesu agiye guteraho kashe, agiye kubyishimira. Kugiye kunywa inzoga, Yesu agiye guteraho kashe, agiye kubyishimira. Murasangira iyo nzoga? Kugiye gusambana, Yesu agiye guteraho kashe, agiye kubyishimira. Kuri mu materaniro avuga iby'amanjwe, Yesu agiye guteraho kashe, Umwami Yesu agiye kubyishimira. Data, Umwana n'Umwuka wera bakwiriye guteraho kashe. Turi kumwe? Kuko biyemeje gukoresha imbaraga zabo muri we mu gihe duharanira kubaha Imana. Twapfuye nk'uko Kristo yapfuye, ndetse tuzukira ubugingo nk'uko Kristo yazutse. Vuga ngo twapfuye ku by'isi, ukwiriye gupfa ku by'isi, ukwiriye gupfa ku byaha. Iby'isi bivugwa hano ibyaha, ntabwo ari ibijumba, ntabwo ari ibishyimbo. Niba ariko nabyo binyuze mu buryo bubi byahindutse iby'isi, byahindutse ibyaha. Turi kumwe? Imbaraga eshatu zikomeye zo mu ijuru ziyemeje guha umukristo ubufasha akeneye bwose. Umwuka ahindura umutima w'amabuye ukaba umutima w'inyama, kandi mu gusangira ijambo ry'Imana abakristo babona ubunararibonye butangwa n'Imana.
igihe Kristo abaye mu mutima kubwo kwizera, umukristo ahinduka urusengero rw'Imana. Kristo ntaguma mu mutima w'umunyabyaha, ahubwo ni mu mutima we watewemo kashe y'ijuru. Ibimenyetso by'ibihe 16:995. Ntabwo Kristo aba mu mutima w'umunyabyaha, oya, ahubwo Kristo aba mu mutima we wahindutse, uwari umunyabyaha agahinduka. Yesu ashimwe. Turi kumwe yemwe? Turi kumwe? Ijambo guma ntabwo risobanurwa kuba imbere mu nzu, kubera ko isomo twiga ni umutima w'umwizera, ariko hakamera nko mu rugo. Umutima w'umwizera ukwiye kumera nka he? Nko mu rugo, ntabwo ari nk'umunyamahanga cyangwa umutasi. Byongeye kandi Kristo ntashobora gutura mu mutima utabasha kuzuza ibisabwa n'ijuru. Birakenewe ko Umwuka Wera ayobora ubuzima bwawe bwose bw'abizera kuri Kristo, akabaturamo. Yesu ashimwe. Ntabwo Kristo ari umutasi, oya, Kristo akwiriye kuba muri twe. Abazanamba rero ni abakiriye nde? Kristo. Reka dukomeze. Kuhaganza kwabo kutumariye iki? Kuba Data, Umwana n'Umwuka Wera baganje muri twe bitumariye iki? Byatumarira iki yenda? Twumve. Niba dufite Kristo ugumana natwe, tuzaba abakristo mu rugo ndetse n'ahandi hose. Icyo si igisubizo? Icyo si igisubizo yemwe? Ibyo twasoma byose nicyo bivuga. Niba dufite Kristo muri twe, azaba mu rugo rwacu, abe n'ahandi hose tugenda. Ariko ikinyuranyo, usanga abo mu rugo bigaragaza neza hanze, ariko mu rugo bakaba babi. Umwana hanze bakajya bavuga, abana banyu barumvira, abana banyu bagira ikinyabupfura. Kumbe mu rugo baciye ibintu. Murumva ikibazo gihari? Ubwo abamarayika se bazatanga raporo. Niyo mpamvu ku gihe cyo kurimbuka abantu benshi bazatanga, n'abana bo kwa runaka, wari umukuru w'itorero, wari umuntu w'Imana, wabwirizaga ijambo ry'Imana, burya nkosha nawe waje muri uyu muriro, waje kudutera mu muriro wacu. Hazabaho kwibaza byinshi ku bana batigeze biyumvira. Abana twabonaga ari icyitegererezo cyiza, none bageze mu muriro nabo bararimbutse. Ababyeyi banyu barihesha nyine baratubwiye twanga kumva, ubigiriye mu ijuru nyine turi ngabariya muri uriya murwa wa Yerusalemu. Ukwiye gutekereza, turi kumwe, ukwiye gutekereza kabiri, ugatekereza aho uzaba uri. Urumva abagabo benshi hanze bigira, uriya mu papa ni mwiza, agira neza, ariko yagera mu rugo kubita, gira gute, bima ibyo kurya, gira gute. Birumvikana. Ariko hanze aravugwa neza. Kubera iki? Ukuriye kuvugwa neza mu rugo, ahubwo bigatemba bigana hanze. Niba mu rugo uvugwa nabi, nta Kristo ufite. Birumvikana? Nta Kristo ufite mu rugo. Niba mu rugo hahoraho inkeke zo kukubwira nyaboneka, nta Kristo ufite mu rugo. Ukuriye kugira Kristo. Kandi kutagira Kristo bivuga kurimbuka. Birumvikana yemwe? Bivuga kugira gute? Niba ushaka kurimbuka sasa, nkuko Imana ivuga iti, niba ushaka ubugingo, abuze ururimi rwe rutavuga ibibi, n'akanwa ke katavuga iby'uburiganya. Birumvikana? None niba ushaka kurimbuka sasa, udafite Kristo, ngo niwe uzarimbuka. Turi kumwe? Azagira ineza, ubupfura, urukundo, impuhwe, kandi azaba kwiyigisha uko azabana n'umuryango wo mu ijuru. Niba ari umwe mu bagize umuryango wa cyami, azahagararira ubwami bw'Uwiteka. Azabikora avugana ubwitonzi n'abana be, kuko azamenya ko nabo ari abaragwa b'Imana, abazaba mu bikari by'ijuru. Mu bana b'Imana nta mwuka wo gusharira uhakwiriye. Urwibutso n'integuza ku ya 20 Nzeri 1892. Turi kumwe? Murumva neza? Ariko ntabwo bizabuza umubyeyi gucyaha abana. Birumvikana? Niyo mpamvu babwira ngo kwicara kirangasha kigize gute. No, ntabwo ari umwuka w'abantu b'Imana, w'abana bo mu bantu b'Imana. Turi kumwe? Yewe runaka,
ariko muranshakira iki? Ntabwo uwo ari umwuka w'abantu b'Imana, never. Birumvikana? Uwo ntabwo ari umwuka w'abantu b'Imana. Turi kumwe? Ntabwo ari umwuka w'abantu b'Imana. Umusore yemeye ubwicanyi yakoreye murumuna we mu buryo budasanzwe nk'ikimenyetso cyo gusaba imbabazi. Uyu wari umutwe wanditswe mu kinyamakuru cyo muri Amerika mu Kwakira muri 2019. Urubanza rw'umusore w'umupolisi wo muri Texas washinjwaga ubwicanyi yagize ku iherezo ridasanzwe mu gihe murumuna we yagize iherezo ridasanzwe mu gihe murumuna we uwahohotewe yamuhobeye mu rukiko nk'ikimenyetso cy'imbabazi. Murumuna wa Jean yabwiye uwo Amber Guia ati, niba ukeneye imbabazi ndakubabarira. Yongeraho ati, kandi nzi ko nusaba Imana imbabazi nayo izakubabarira. Murumva iyo nkuru yemwe? Ko umuntu yishe murumuna wawe mwagera mu rukiko ukamubabarira, turi kumwe? Ni ikintu gikomeye cyane. Kuki abana badasaba imbabazi? Kuki usaba imbabazi ari uko nyabuneka wakwicishe bugufi ugasaba imbabazi? Menya ko Satani yicaye muri wowe. None asaba imbabazi umenye ko imbabazi usabye ari imbabazi zitari imbabazi, ahubwo uri kwishyiraho kashe yo kurimbuka. Turi kumwe? Umutima wo gusaba imbabazi ukwiye kuba muri buri mwana. Ni nako gutegura kuzabaho neza no kuzagira urugo rwiza no kuzagira ubuzima bwiza, kuko nubona n'akazi uzajya ukora amakosa agutunguye yenda. Icyo gihe nutagira umutima wo gusaba imbabazi bazakwirukana. Birumvikana? Hari ibintu byinshi byigisha abantu. Ntabwo gusaba imbabazi ari ibitujyana mu ijuru, ahubwo ni ibituma tubaho neza neza. Birumvikana? Ntabwo ukwiye gusaba imbabazi. Bambwiye ngo nyine nsaba imbabazi. Wowe wazisabye. Ntabwo imbabazi uvuga ngo nyine mu mutima wanjye subwiwe n'iki ko nazisabye. Wazisabye nde? Wakoshereje umuntu, wamututse. Ariko rero nyine nubwo namututse mu mutima wanjye ngewe imbabazi Imana yaziguhaye ite? Kwatura ni iki? Gusaba imbabazi ni iki? Kwihana ni iki? Turi kumwe? Turi kumwe yemwe? Iyi nkuru isamaje yabayeho ku irangizwa ry'urubanza rwa Amber Guia, umusore w'umupolisi w'imyaka 31 mu mwaka wa 2018 warashe umuturanyi we wirabura muri Dallas nyuma yo kwinjira mu nzu itari iye yibwira ko hari. Ntibisanzwe cyane uyu munsi kubona umuntu ufite umutima n'ubushake bwo kubabarira uwamuteye umubabaro, kuko isi dutuye abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Isi iragira iti, ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, kandi kunda mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Ariko ngewe ndababwira nti mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya. Matayo 5:3-8, 4:3-4. Vuga ngo igisubizo kiri aha ngaha kwakira Yesu ni iki? Ni ukurangwa n'umutima w'imbabazi. Ariko udafite Kristo avuga ngo wankubise nanjye ndagukubita, wanutse nanjye ndagutuka. Ukabura umuntu w'Imana ugakura igitutsi ukavuga ngo nzagutuka nzagatuka. Ntabwo uri umuntu w'Imana. Turi kumwe? Ntabwo uri umuntu w'iki? Uri umuntu wa Satani. Reka mbivuge, uri umuntu wa Satani, ntabwo uri uw'Imana. Ku ishusho waremwe n'Imana, kuri uyu mubiri nyine umeze nk'abantu, ariko kiri muri wowe ninde? Ni dayimoni. Uwo dayimoni akwiye gukurwamo n'imbaraga zikomeye cyane. Niyo mpamvu muri uyu munsi wo gusenga no kwinginga ukwiye kwinginga wowe ubwawe. Turi kumwe? Ntabwo twebwe dufite kamere yo gukunda, ariko Kristo yabaye muri twe aduteramo kugira gute? Aduteramo gukunda. Birumvikana yemwe? Birumvikana? Ibikenewe biruta ibya mbere. Niyo ngingo duherukiriza. Bavandimwe, dushobora gufata umwanzuro ko igihe intumwa Pawulo yavuze ko Kristo agomba gutura mu bizera yerekezaga ku byo kwezwa,
imbaraga z'abakristo ziri mu kwishimira ukuhaganza kwa Kristo mu bice byose by'ubuzima bwabo, byuzuye impumuro nziza yo mu bugingo bwabo bwimbitse. Kwezwa ni umurimo wa buri munsi. Birumvikana, Kristo agenda avumbura ibyaha muri wowe, kuko umucyo we ugenda uvumbura ibyaha byinshi nawe utazi, kamere zihishe. Icyo gihe uzigaragaye kuriye kwezwa, ugasaba imbabazi. Ntabwo nari nzi ko meze gutya, ntabwo nari nzi ko natukana, Mana mbabarira, namwe mumbabarire sinzongera, kandi ukabivaho bivuyeho burundu. Birumvikana, ariko no guhora usaba imbabazi, mumbabarire, ntabwo nzongera, ibyo se ni ibi. Imbabazi zibaho zibayeho, nawe ugaha agaciro igitambo cyatanzwe n'icyo Kristo kuri izo mbabazi. Birumvikana, imbaraga z'abakristo ziri mu kwishimira ukuhaganza kwa Kristo mu bice byose by'ubuzima bwabo, byuzuye impumuro nziza yo mu bugingo bwabo bwimbitse. Wikwigizayo iki cyiyumviro, ahubwo reka Kristo ature muri wowe kubwo kwizera. Ni igihe cyo kugira inzu isukuye kugira ngo ashobore gutura mu mutima wawe no kumuha ikaze. Uzasukura mwiki? Ni kamere, ni ibyaha. Bikuremo umutima wawe wera, we kugira urwango, we kugira umuntu wanga mu mutima wawe, we kugira ishyari, we kugira ibintu bibi muri wowe. Turi kumwe? Wumvira ababyeyi, ubane n'abantu, ugire umwete wo kubana n'abantu mu mahoro. Turi kumwe? Ariko ntuzane impagarara mu rugo, nugira umutima wo gusunikwa nk'imodoka, uzaba uri kuzana umutima nk'uw'abana ba Eli. Turi kumwe? Kandi uzarimbuka. Ababyeyi bawe nibagira amahirwe bakaba barakwigishije, bazabona ubugingo. Ariko nibatakwigisha ngo bakubwire icyaha n'igisa nacyo, bagikorogoshore mu misi yabo, uzatuma barimbuka. Hari aho umubyeyi agera akavuga ati ndananiwe, sibyo? Ngize nti ubwo umuteye kurimbuka. Turi kumwe? Kuko nimubwira ngo ndananiwe, nzaba ngaragaje ko ubwo nyine nkweguriye Satani. Birumvikana, ukwiye kwemera umubyeyi wawe akakwegurira Satani? Yego, birakwiye? Ntibikwiye. Umuntu urimo Kristo ntabwo nakora ibi ngibi, ndamutse nkora ibi ngibi nahura n'abanyabyaha bakantera ibyaha. No, ahubwo ufite ibyaha muri wowe, ufite kamere y'icyaha muri wowe. Uvuze ngo ntabwo najya kuvoma ku mugezi, kuko ngiye kuvoma ku mugezi byatuma ndwana. Kumva ahubwo wowe uri umurwanyi. Turi kumwe? Uri umurwanyi, nicyo bishatse kuvuga. Ntabwo ikikurinza ari ukuri bugume mu rugo, ahubwo naho ngaho wicaye mu rugo ubonye uburyo warwana. Murumva icyo nshatse kuvuga? Murumva yemwe? Ntabwo najya kuvoma kuko ngeze ku mugezi byatuma ndwana. Bisobanura kuri iki? Umurwanyi. None se abajya ku mugezi bose bararwana? Ntabwo najya mu isoko kuko ngiye mu isoko nakora mu mifuka y'abantu nkabiba. Nubundi uri umujura, siko bimeze? Nubundi uri iki? Uri umujura. Ntabwo nanyura muri uyu muhanda ngo ngende ngera ahantu runaka kuko abahungu bampamagaye nabasanga maze tugasambana. Ubundi uri umusambanyi. Turi kumwe? Ahubwo umuntu w'Imana ameze ati, ntabwo bivuga ko avuye mu isi, ahubwo azakora imirimo, ariko afite umutima uvuga ngo mfite Yesu, ntabwo nkwiriye kumva amajwi ampamagara ngo ngwino hano. No, mfite Yesu. Turi kumwe? Mfite Yesu, ntabwo nzumva amajwi ambwira ngo genda ku mugezi ukomate urwane. Mfite Yesu. Turi kumwe? Mfite Yesu, ntabwo nzumvira ijwi rimbwira ngo ngeze mu isoko mbonye umuntu wararitse amafaranga reka nyakuremo. Mfite Yesu, ahubwo nanayatazi nzayafatanya mwakire. Cyangwa mubwire nti yewe amafaranga yawe agiye kuva mu mufuka urebye nabi bayakwiba. Ahubwo udafite Yesu abarangaye se. Basigaye bitwaza Imana ngo Imana ngo nubura ubwenge ngo Imana ngo nayo muzakure. Ibyo bintu byanditse he? Byanditse ko kugira ubwenge ari ukwiba. Byanditse ko kugira no.
mukwiriye kwakira Yesu. Turi kumwe? Yesu arinda umuntu ahari hose, kuko wa muntu ufite Yesu aratekereza. Ntabwo avuga none se ubwo se ninjya mu isoko nkabona amafaranga umuntu yayararise sindi buyatware. No. Turi kumwe? Umubyeyi nawe ntabwo ndi butume uyu mwana ku isoko kuko arangavura. Wa mwana nta Yesu afite. Turi kumwe? Wa mwana ukavura nta Yesu afite. Turi kumwe? Nyaboneka mwumve ikintu cyo kugira Yesu. Turi kumwe? Ukwiye kubabara mu mutima wawe. Uyu munsi ni wo kwibabaza, bitari kuvuga ngo no kwiriza ubusa mu nda. Oya, kwibabaza ukavuga uti niki gituma ngiye kurimbuka? Niki gituma ngiye kurimbuka? Umwana nyakuri atozwe imirimo. Turi kumwe? Niyo mpamvu twatanye ngo babyeyi mutoza abana banyu kugira isuku. Ariko wowe ntushobora, imyanda iraho irarunze, tegereza ko bambwira kuko ntabwo yewe runa uri bujyana imyanda wese ntabwo wabonaga ko ari imyanda kure kuyikuraho. Barinda bakubwira wabonaga atari imyanda. Ariko umubyeyi arakomeza agatoza. Iyo unaniranye kurimbuka kwawe kuba kugeze. Yesu natura muri wowe. Nta warushaga Mariya Magadalena mushiki wa Lazaro ku munyabyaha wari urimo abadayimoni bangahe? 7. Yesu yamwirukanyemo abadayimoni inshuro 7 zose. Akaza ati Mariya ndategetse mu izina, ntabwo yavuga mu izina rya Yesu, ndategetse dayimoni akuvemo. Akaba mwiza uwo munsi. Dayimoni akagaruka wundi subira gusambana. Yesu arongera bwa kabiri, dayimoni abakuvemo. Mariya kuba uwo munsi mwiza, ejo agasubira gusambana. Turi kumwe? Ku nshuro ya 7 abayuda, abafarisayo, abatambyi baramufata. Ariko ikibazo ngo bamwe muri bo nibo bari barasambanye nawe. Baramuvuga ngo twamufasha sambana, baza kumugerageresha Yesu kandi bari basanzwe basambana nawe. Baramuzana bati amategeko atubwira ko tumutera ibuye, wowe urabivuga y'iki mwana? Turi kumwe? Wafashwa sambana bamuteraga iki? Muri iki gihe se nta mabuye. Ukoze icyaha nkana aterwa amabuye y'iryo mwuka. Turi kumwe? Hari igihe rero ugira amahirwe umwuka wera akakubera nk'uko Yesu yabigenjeje kuri Mariya, maze ukihana ukaba wagaruka mu murongo, bitewe n'uko wabikoze utabigambiriye, yenda bitewe n'uko wabikoze mu by'ukuri atari ukugira ngo wihimure. Nuko Yesu aravuga ati yandika hasi. Abari bari aho bose yabanje kubasoma mu mitima, andike wowe wasambanye nawe, wowe uri umujura runaka, uri iki? Utarakoze icyaha naba ari bo banza kumutera ibuye. Runaka waribye, runaka waratukanye, wowe wasambanye nawe, nawe buri wese ari kuri uriya mugabo arimo arandika ibiki. Kwari nge yawe akanyuraho, n'undi akanyuraho, usomye ibyo akanyuraho. Yesu asigara yunamye aho, ahagurutse aravuga ati mugore, abagushinjaga barihe? Nawe aho yari yunamye aho ngaho uwo mugore yari ameze nk'uwapfuye, ategereje kumva ibuye rya mbere pa. Ati ntabwo nanjye nzi aho bagiye. Niba ntawe uguciriyeho iteka, nanjye singuciraho iteka, genda ntuzongere gukora iki. Mwumve neza, Mariya ngiyi inshuro ya nyuma Yesu yamwirukanyemo abadayimoni benshi kubw'urwo rupfu yamukijije. Birumvikana, ariko mbere yari yaranze kwihana. Yamubwiraga umunsi umwe ejo akabisubiramo, umunsi umwe ejo akabisubiramo. None ndagira ngo buri wese agaruke hano, hatagira umuntu ugenda. None iyo umuntu avuga ngo sinajya kuvoma kugira ngo ntarwana ku mugezi, ahubwo wakwakiriye Yesu akagukuramo koko kwawe, none se uzicara utavoma? Iyo umuntu avuga ngo sindi bujye mu isoko kugira ngo ntakora mu mifuka y'abantu nk'iyi, ahubwo menya ko uri umujura. Turi kumwe? Iyo umuntu avuga ngo sindi buvuge kugira ngo ntabatuka, menya ko nyine nuko ucecetse mu mutima wawe urimo uratukana.
turi kumwe. Akira Yesu, birumvikana. Akira Yesu be muri wowe. Akira Yesu be he, abe he, abe muri wowe. Ariko benshi, ababyeyi benshi boroye amadayimoni mu ngo zabo, amadayimoni ari mu bana babo. Imirasire ya nyuma y'umucyo w'impuhwe, ubutumwa bwa nyuma bw'imbabazi tugomba kugeza ku isi ni uguhishura imico ye y'urukundo. Abana b'Imana bagomba kwerekana icyubahiro cye mu buzima bwabo n'imico yabo, bagomba guhishura icyo ubuntu bw'Imana bwabakoreye. Yesu ashimwe. Inshuti bavandimwe bari ku isi yose, uyu munsi kuruta mbere hose dukeneye kubaho mu bunararibonye bwa buri gihe. Tugomba gusaba Yesu tubikuye ku mutima ko aza gutura mu mitima yacu kugira ngo tugaragaze ubuhamya bwacu ko duhagarariye umuryango w'ijuru ku isi. Igihe gisigaye ni gito. Ibyo turimo ubu biratubwira ko Yesu agiye kuza vuba. Mumusabe gutura mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ubuzima ni umugisha iyo kuboneka kw'Imana n'icyubahiro cyayo bigaragaye bikuzura mu rugo. Ndasenga mbikuye ku mutima n'ubu bube ubunararibonye bwacu mbere y'uko dutangira umwaka mushya. Kristo araza vuba. Maranatha. Amen. Maranatha. Maranatha. Yesu araje. Imana idufashe kandi duhe kunesha mu izina rya